muzamuka muri iki cyangwa mu ntebe muri gukora iki kandi ntabwo ari wowe ndi kubwira turazana ntacyo twakoze naona ndasa neza kuki wiyenze ubundi si yo ntabwo mwakura hasi ntabwo baza bro access stage ubabarira uri umukobwa mubaze se ugomba gukora se bro amasisi yo mukuru nge ntabwo ndi gutora niwe mukuru se ni ugomba gukora ubundi se ndawambaza amakuru ya papa mukambaza kiriya kigabo ngo nimve prefemu ndanakwiyamye kagenda ariko mugira ibyo mukora Jye ntabwo kijyanye namwe n'ibibazo byanjye nta n'umwe mwahindura n'ijyanye ntabwo byinshi mwana ngiye gusura inshuti yanjye ubwo urabusigaye hano nyine tu ese bro kari nawe aragiye ndagiye nese uko ndasigaye njyenyine nawe isura bica umuntu urabica umuntu ungana nawe ntari bimwe mugende sawa witeho sisi ntari bro sawa umuhamagarishi wanjye umuhamagare hano baby bite amakuru se uri he oh that's great okay let's go njyenyine mu rwanzu sister nawe ari bro yagiye njyenyine sure oh thanks babe I love you more. ariko mama ibi ni ibiki turapanga gusohoka umwana ngo wapi ntabishaka afite ikihe kibazo ubundi ko mutajya mumbwira ko muhora muhisha afite ikihe kibazo mwana wa bibaye ngombwa ko mbikubwira reka mbikubwire rwose nubwo nari narabiguhishe uriya mwana hari igihe cyageze igihe cya jenoside papa yari inshuti y'umuryango yitwaga Efrone mvuye kure araza amfata ku ngufu ngo oya mama wibimbwira babarira rwose ibintu wamishe kuva kera njye nkabanze ngo mbwire imwe oya ntabwo mbyumva mwana wabyumve nanjye niko byagenze ntabwo mbyumva mama ni inkuru ndende mwana ari kwihangana sinabikubwiye ari kwihangana nibaze ko umwana yanavukanye ubwanwa oya impossible kandi ikindi cya kabiri ntabwo nkuje papa no mama oya wibimbwira urabe n'umwana wanjye ababyeyi bombi babarira rwose raporo ndabona nazirangije agasigaye ariko zarangiye zose bimwe byo mu gitondo byose byarangiye gusa kari akazi katoroshye ntabwo byari byoroshye kabisa si raporo mfite hano si ukuntu ari na nyinshi kubera ko maze iminsi ndwaye sinzi niba nzanazikora sike waje gufata umwanya ukaza kumfasha nibura wenda izi raporo zirangiye kuko ni nyinshi mu gihe ushobora kumva ubundi kwibaza ntari bindaje kugufasha ubu nanjye ubwanjye ndi kwibaza ubu birangiye nta cyane ntari kuba byonyine wabizanye kugira ahagije kabisa aho sibumba sawa nisaba cyane kabisa merci
akazi karagenda ndashaka raporo. Okay. Ndabona mwazikoze neza. Murakoze neza kabisa. Mwazirangije vuba. Sari gahunda. Abandi bakozi ko turi buze gusangira hamwe bitewe n'uburyo mwitwara mu kazi. Sawa akazi keza. Turaza gusubira kuri iyo saha. Sawa kuraje mu kazi. Sawa murakoze cyane rwose. Iyo wiyahura umwumva utekereza iki? Ubu uyu mugozi ubona rero wagukemura ikibazo wari gutuma witera. Ni ufite ikibazo ki? Icara hano muri icara. So ni kwiyahura umuntu w'umugabo ungana nawe. Iyo utekereza kwiyahura ukiyaka ubuzima ikibazo ufite utekereza ko n'abandi bagifite kuri isi ya rurema. Basi yindeka mani. Yindeka n'uko kuba muri isi nta kintu na kimwe bimariye. Ariko reka nkubaze ikibazo kimwe. Ikibazo cyawe urumva gikemurwa n'umugozi. Reka nkugire inama rero. Kandi uyumve cyangwa uyihore. Nimba uzi kumva ko kwihangana byanze ukumva ko ikibazo ufite wananiwe kugifokasinga wenyine. Muri uwo mutwe wawe ngaho genda ubikora. Wiyahure pe nta yindi nama mfite nagwa gusa icyo nzi cyo. Ukarabiye imbere bayinda nigendeye ubwo mwanzuro n'uwawe. Wewe ukina n'ubuzima sha ntuzababubura bareba banagiye no kwa muganga urashaka ubundi ntawe ubundi umbaza icyo ndeka ibintu byanjye nkabyimenyera si kibundi. Mu kazi se fresh. Ya mu kazi n'ibyo byagenda kabisa akazi kagenda. Paul uzikora neza nawe. Neza cyane zikora neza uko bikwiye. Ku buryo nsigaye mubana muri seri. Kazi rigomba kuba seri ku kazi ntakambere. Cyangwa umuntu ushaka ufite umukunzi ntabwo byawe umukunzi ntabwo yabura. Arahari tunda mufite aho bose aho bimeze bite bose ko gira ngo simba ndi bize mu byinshi gusa ku buryo nta mukunzi se. nawe nubwo ufite amafaranga meze neza mfite inzu ako nta mukunzi kabisa. Bose ntabwo byaba ko nta mukunzi bafite. Ni wabyo bose ntabwo utubeshya kabisa. nawe nta mukunzi nawe kabisa. Biri seri ntabwo byumvikana. Amafaranga yari afite kuba natunga umukunzi i Kigali. Njye nanjye nicyo nibaza ufite amafaranga ushoboye ibintu bifatika ntabwo njye nta mukunzi. Sinzi n'akantu kaba wenda ariko nawe kabisa nawe. ubundi hariya muri iriya kumugaro sinzi ukuntu nari ntambutse nari ngiye kwaka kandi gacupa ndakubonye amakuru nziza neza usanzwe nakwicara yanjye kuri hano wenyine se shandange nkunda kurelaxinga mba nshaka natuje relax gusa uba wananiwe ku buryo uba ukeneye relax ntabwo ari ukunanirwa ahubwo niko mba mbishaka ya mba nabutse inshuti zawe se ziba ziri mu kazi amakuru se shaniye ukunda kurelaxinga nonese kandi ari umwana mwiza kandi ari umwana afite imico myiza kandi ubona ujijutse ufite n'akazi gukora ntabwo wambwira ngo karekura kuko ubona ari umwana mwiza kandi pe ni mwiza pe n'imico niye mbona mwazera pe akantu uvuze ariko sinzi impamvu nawe utabibona ngiye ko njye mba mbibona nkabona sinzi suga sekreteri byakumva mbona nazi ari umuntu usire cyane ari kamwe nanjye rero nkunda kurelaxinga nari ndi hano
ahubwo ndumva uri vibe yanjye. Sure. Cyane rwose. Mwese mu busanzwe mukora iki? Ndi umunyeshuri wa kaminuza kwiga. Ntabwo mbikunda nubwo baba bazi ko ndi ku ishuri cyo. Ukunda kwiga? Mbikunda iki? Nkunda nyine kuhenjega ngiye nkunda life yo hanze. Wanjye ahubwo. Oh, Kami. Harya ni Kami? Oh, nice to meet you, Kami. Koga mwiza. Urumva uramatchinga my vibe. None se ko cyungwa fanta. Ntutereka hasi uragura. noneho kuba mukoresha noneho ikindi ndamutse bimubwiyeho gatoya cyangwa neza abantu kabisa aya ntabwo byawuze usanga ni ubusa inde muntu wapanga umuntu w'umujene nkawe ufite amafaranga umubosi nkawe umusore ufite amafaranga ufite buri kimwe nta muntu wapanga byagenda byagenda bose reka nkwereke uzabigerageza kandi nzi neza ko bizakunda ndabizi neza byakunda sekreteri wanjye bosi na sekreteri n'ibintu byakunda njyewe mba nabibona nkabona mbere nk'ibaza ku bundi barabantu buriya nubwo mukoresha mba nta mutima none se hanyuma se nyuma ya hano gahunda ni iyihe se gahunda yindi ni ubutaha nyine uvuye ku ishuri like ngana n'ababyeyi tunabona ko bazi ko ndi ku ishuri wiga kaminuza ndacyataye iwacu guteze numva bitangiye kumva wase ukunda vibe ntabwo biri boy you have to be independent independent ukaba uri umuntu uba ahantu hawe just gusa iyo uvuye nko kuvayibinga iki kibazo kuzana amafaranga Kame wabonye amafaranga yo gusohoka wabura amafaranga yatuma ahubwo se wawe yamaye niba afite ukorera ko nahitajya nigira gutuma si ikibazo gusa waba ukeneye kangahe ukeneye se magana abiri yonyine na magana abiri nka magana abiri yonyine magana abiri nyine gutangira ubuzima noneho wowe shyiramo hano nimero yawe ndagukorera transfer nta kibazo ariko nishimiye guhura nawe umwanya ni uwo kandi nakongera kwishima kuruta nongeye guhura nawe ariko tutari hano twagiye kuva ibinga turi hejuru uzana nyintroducinga ku nshuti zawe nzabikora nta kibazo uko ubishaka yawe ndabikunze cyane Mwana ukwakeye Feri. Imeze bite? Neza. Urakeye. Yewe ntabwo ari cyane. Usigaye usa neza. Merci. Mbese ari bicana usanga kandi ndi boga fana. Meze neza se kandi umeze ute? Je meze neza shije wanjye. Amakoze. Meze shije wanjye. Yose. Ndabona uryoshye umeze neza arabyibushye. Ntabwo nakurusha pe Imana urasa neza byadanye. Cyane abirenze nyeto biba biraho by'amafuti. Nese ubwo uracyameze nkuko mbere wari umeze? Biraho nyine nisinabiri. Uko nari meze gute se? Mbere nyine wakundaga abahungu. That's great. Niko nyimeze niko nta cyahindutse nibo cyane ahubwo byarindire se wari wo gutemana muri Kigali. Nese ariko ibintu bwa amafaranga nibyo bimbishije nibyo bingejeje aha. Nese inzu mbamo nyishyura 200 yose. Kigali ntabwo yaba mudafite amafaranga bayibaye. Ahubwo se wowe vipi ubundi wowe nandi ndabona ukiye. Cyangiye nta cyahindutse. Mbakundi. Oh, that's great. Bose agiye kuza hano mu kanya. bose agiye kuza gusinzi impamvu atararangira sinzi ndabona yatinze kubera ko uri buze gusangira Ndabizi. kabisa ndabona yatinze sinzi ariko buriya wasanga ubanye mu guca ahandi mu kazi Reka turebe mutegereje.
ntabwo yatubeshya. bose wacu akazi se murabona bimeze bite karimo karagenda akazi karagenda ko dufite bosi mwiza. ntari kabisa ubwo nari imfura ntari bijye kabisa kariya kazi nta kandi wakarutisha pe. muri wowe bose akoze yapfuye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.